Ikaze kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo. Uyu munsi tugiye kureba insigamigani ebyiri, imwe iragira iti yavuze n'akari murori, indi ikagira iti yigize akaraha kajyahe. Ikaze uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Twanzikire kuri iyi igira iti yavuze n'akari murori. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo bumvise umuntu avuga ibyazi byose kugeza n'ubwo avuga ibyari byaragizwe ibanga, ubwo nibwo bagira bati yavuze avuga n'akari murori. Wakomotse ku makuba akomeye ingabo z'u Rwanda zagiriye ahitwa Imurori mu Burundi ahasaga mu mwaka w'1800. Ku ngoma ya Gahindiro u Rwanda rwashyamiranye n'u Burundi igihe kirekire, bigeze aho birashyira birarwana, intambara ica ibintu ku mpande zombi. Ariko mbere y'uko imirwano ica ibintu, hari hashize igihe kirekire ingabo z'u Rwanda zitwa Abashakamba zari zishinzwe urugerero rwa Nyaruteja zijya zikozanyaho n'iz'i Burundi zitwa Inzobe, zari ku rugerero ruteganye n'urw'Abashakamba ahitwa Ikamigara. Amateka avuga ko bagiye bakozanyaho kenshi, ariko ntihagire abatsimbura abandi, ku buryo Akanyaru kakomeje kuba ariko kaba urugabano rw'ibihugu byombi. Byaratinze biza kugera igihe u Burundi bushotora u Rwanda ku buryo u Rwanda rutabashije kwihangana. Icyo gihe ingabo nke z'Abarundi zinjiye mu Rwanda rwihishwa zizanywe n'igikorwa cy'imitsindo zakoreye ku musozi wa Coko muri Nyaruguru. Abarundi bageze i Coko, umwe muri bo abangura inkoni ye ayikubita hasi by'imitsindo, maze araniha ati Rwanda uzagera he kubura ukurengera. Abatasi b'u Rwanda barabimenye maze bajya kubivuga ibwami, banavuga iby'uwo Murundi yakoze n'amagambo yavuze. Byarakaje cyane Gahindiro, bituma u Rwanda rwiyemeza kuvogera u Burundi rubugabyeho igitero gikomeye. Ubwo bashakaga kwereka u Burundi ko ari bwo bugomba kunihishwa no kubura kirengera. Igitero u Rwanda rwagabye ku Burundi cyari kigizwe n'ingabo nyinshi ndetse n'abatware benshi, cyaratsinzwe ndetse ingabo zihagirira icyorezo gikomeye. Icyo gitero kitazibagirana cyiswe ku Muharuro. Umugaba mukuru wacyo yari Rugaju rwa Mutimbo. Mu ngabo zatabaye Abashakamba, Uruyange n'Abakemba niyo mitwe yonyine itarapfushije abantu benshi muri icyo gitero cyo ku Muharuro. Naho indi mitwe y'ingabo yarahatakarije cyane, ku buryo uwitwa Nyarwaya Nyamutezi watwaraga ingabo zitwa Nyaruguru ngo yagarukanye abantu 3 gusa, abandi bashize. Bitewe n'uko Gahindiro atabashije kwihanganira icyo cyorezo cy'ingabo ze, yahise agaba igitero cya kabiri agira ngo ahorere igitero cya mbere. Nyamara ariko aho kugira ngo ingabo z'u Rwanda zihore igitero cyabanje, ahubwo zagize icyorezo kirushaho kuba kibi mu ntambara yabereye mu Burundi ahitwa Imurori. Icyo cyorezo cy'Imurori ngo cyabaye kibi cyane kurusha icyo mu gitero cyabanje cyo ku Muharuro. Byongeye kandi muri icyo gitero cya kabiri noneho Abakemba nabo bagezweho n'ayo makuba. Bavuga ko mu ntambara y'Imurori Kabaka wari umutware w'Abakemba aba yaratashye ari muzima, kuko inshuro nyinshi yari yagiye agerageza kwirwanaho akarokoka. Ariko byageze aho yanga gutaha bwa kabiri, ingabo zatsinzwe ahitamo kurwana yiyahura maze agwa ku rugamba. Icyo cyorezo ingabo z'u Rwanda zagize ubwo zateraga u Burundi zibuvogereye cyaje guhorwa ku ngoma ya Mutara Rwogera, ubwo nanone u Burundi bwakoraga ikosa ryo gutera u Rwanda buruvogereye mu gitero cyiswe Rwagetana. Icyo gihe Abanyarwanda bishe ingabo zose z'u Burundi zari zateye, maze ntihagira n'umwe urokoka. Ibyo byaje kwerekana ko ibihugu byombi bishobora kurwanira ku nkiko gusa, ko nta gishobora gutera ikindi kikivogereye imbere ngo bikigwe amahoro. Nyuma ibihugu byombi byagiye birwanira ku mbibi gusa. Nk'uko Abanyarwanda batigeze bibagirwa ibyabereye mu ntambara y'Imurori, ni nako Abarundi batigeze bibagirwa ibyo baboneye mu gitero cya Rwagetana.
Ku bihereranye n'u Rwanda, amateka avuga ko i Murori ingabo z'u Rwanda zahagiriye amakuba ku buryo hari byinshi abayarokotse biyemeje kugira amabanga ntibabivuge. Nyamara ariko ntibyababujije kujya babitekerereza inshuti n'abavandimwe iyo babaga bashyikiranye. Iyo rero babivugaga byose uko byakabaye, bakagera n'aho bavuga akaga ingabo z'u Rwanda zaboneye mu ntambara yabereye i Murori, ibyo ni byo byiswe kuvuga byose kugeza n'ubwo uvuga akari i Murori. Kuva ubwo kugeza ubu umuntu wese bazimuje kugeza avuze ibyari byaragizwe ibanga, bavuga ko yavuze byose akavuga n'akari i Murori. Ubwo baba bamugereranya n'abo baganiraga mu ibanga akaga ingabo z'u Rwanda zaboneye ahitwa i Murori mu Burundi. Kuvuga akari i Murori ni ukuvuga byose ntugire icyo usiga inyuma. Mwabyumvise? Kuvuga akari i Murori ni ukuvuga byose ntugire n'icyo usiga inyuma. Dusoreze noneho kuri iyi nsigamugani igira iti yigize akaraha kajya he? Ninde? Uramwumva. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo batangira umuntu wigize igihangange cy'indakoreka. Ubwo rero nibwo bumva bagize bati yigize akaraha kajya he? Uyu mugani usangiye isoko n'undi ugira uti mbateye akaraha, wasohotse mu gitabo cy'ibirari by'insigamigani. Iyi migani yombi yakomotse ku bahungu bo mu mutwe w'ingabo z'abashakamba witwa Kimomo, bari ku itongo rya Rugaju rwa Mutimbo ryo ku Mugina wa Jenda na Kabugondo mu Mayaga asaga mu mwaka w'1800. Gahindiro amaze kwima yatonesheje Rugaju, dore ko bombi bari barabanye kuva mu bwana, barareranywe, barakurana, birirwa hamwe, barara hamwe, ndetse no mu ishyingirwa ibwami babashyingirira rimwe. Rugaju amaze kurongora, Gahindiro amuha umunani w'akatsi ko hepfo no haruguru y'inzira, ni ukuvuga igice cy'inka zo mu Rwanda. Aba umutoni w'akadasohoka kwa Gahindiro, u Rwanda rwose ruramuyoboka kubera ubwo butoni bwe bw'akadasohoka. Rugaju yari afite ingo nyinshi zirimo n'urwo ku Mugina wa Jenda na Kabugondo ku Mayaga, n'urw'Ibunyonga n'i Rukoma. Muri ubwo butoni bwe ariko yari afite n'abanzi benshi, ariko cyane cyane abatware bagenzi be bahoraga barega Rugaju kuri Gahindiro, ariko bigapfa ubusa kuko Rugaju na Gahindiro bari isanga n'ingoyi. Abanzi ba Rugaju abenshi bari abo mu mutwe w'abashakamba barimo Marara na Munana, Rushenyi rwa Ntoranyi, Bituganyi, Ruhwenya n'abandi benshi. Hashize igihe Gahindiro aza gufatwa n'indwara y'umusonga iramuhitana. Abanzi ba Rugaju batira Rugaju umurozi. Bamureze kuri Nyiramavugo bitewe n'uko Rwogera yari akiri muto, u Rwanda rutegekwa na nyina Nyiramavugo afatanije na musaza we Rwakagara. Nyuma rero Rugaju yaratanzwe arapfa. Aho Rwogera amariye kuba mukuru, ajyana n'abashakamba guhiga mu ishyamba rya Jenda na Kabugondo. Bahageze bahatsinda inyamaswa. Bamaze kuyica, Rwogera ababwira ko arara kwa Nkoronko mukuru we wari ufite urugo hafi aho ahitwa Ingoma. Bagisohoka mu ishyamba barasukira ku itongo ry'ahahoze ari kwa Rugaju mu rugo rwe rwo ku Mugina. Abahungu bari aho barizi, bagenda baryereka bagenzi babo, ariko bakanga kubyasasa by'agashinyaguro, kuko kera cyaziraga gushinyagurira umuntu watanzwe n'ibwami. Iyo bakumvaga ntabwo byakugwaga amahoro. Nuko abahungu babuze uko babimenyesha bagenzi babo batari bazi aho Rugaju yahoze atuye, bahimba imvugo yo gutamba ineza mu Cyayenge. Umwe ati bahu, murumva uko iyo nyombyi ivuga? Rwogera agumya kumva amajwi y'inyoni zo mu ishyamba. Ageze aho arababaza ati ibyo binyoni biravuga iki? Bitewe n'uko Rwogera atarazi aho Rugaju yari atuye, baramusubiza bati ni inyombya iri kuri iri tongo iriho ivuga ngo mbateye akaraha. Rwogera arababaza ati mbese iri tongo ni iryande? Bati ni irya Rugaju. Rwogera ati koko ni akaraha.
Rwogera avuze atyo noneho abahungu bababonye inkunga yo kubivuga beruye. Kuva ubwo rero rubanda rwa giseseka rutabizi rubigira umugani w'inyombya ruti inyombya yahagaze ku itongo rya Rugaju iti akaraha kajya he. Ntibari bazi ko iyo nyombya yahimbwe n'abashakamba bashakaga gushinyagurira Rugaju mu mayeri bitewe n'uko yahoze ari igihangange muri bo. Niwo mugani baca iyo babonye umuntu wahoze ari igihangange ibyo bimaze kuyoyoka bakagira bati akaraha kajya he. Ni nk'aho babajije bati umuntu cyangwa ibintu byabaga ha byagiye he. Noneho rero iyo bavuze ngo yigize akaraha kajya he, burya baba bamugereranya na Rugaju rwa Mutimbo wari igihangange ku ngoma ya Gahindiro, ariko we nabe bakaza kurimburwa ku ngoma ya Rwogera. Akaraha kajya he bisobanura igihangange cy'igihararumbo. Iyi migani yombi yavuze akari murori n'uyu ugira uti yigize akaraha kajya he, imvano yayo ni amateka y'u Rwanda mu murage w'insigamigani nshya, igitabo cya mbere. Mwakoze kubana nanjye kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Nimukore subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi, icyanga cy'amagambo ntikibacike. Naho ubutaha, ciao ciao.